ndabaramukije mwebwe mukunda inkuru zinyura kuri no muyoboro mugari wa tubicano witwa MK and Kamariza mbahaye ikaze ngo muze mutega amatwi kino kiganiro kandi mwibuka gukanda subscribe mwebwe mutarakanda subscribe kugira ngo tuzajye tubasha kubana ikaze ku nkuru nabandikiye uyu munsi inkaba nayibateguriye ikabigiye kunyura kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel yacu ndetse ari nayo yanyu. Urugamba rubaye urugamba kuri filime y'umusore w'umukire MK abaye MK Kamariza abaye Kamariza wavuga yuko urugamba rugiye kuba noneho urugamba kuri no filime y'umusore w'umukire yitwa Umwanzuro w'urukundo. Mu gihe tumaze icyumweru tutaprodinga kandi twakabaye twaprodinga ariko hari impamvu za hato na hato zatumye tutaprodinga ari nazo ngira ngo tuze turebere hano muri kino kiganiro uyu munsi nabateguriye kandi tunabigeza ku musozo mbabwira uburyo ki indi filime izagarukira kuri no muyoboro mugari wa YouTube mukabasha kuyikurikira ku buryo bw'amashusho izaca kuri MK Original TV nanjye tuzahurira hano ndimo ndabagezaho uburyo ki yaciyeho n'ibyayibereyemo n'inkuru nzaba nabandikiyeho. Ushobora kwibaza ngo ubundi muri kino gihe tutari kwa prodinga abakinnyi ba filime y'umusore w'umukire bakina muri no filime bameze bate? Ese bameze neza, bameze nabi? Ese byabagendekeye bite? Byanga bikunda nawe nimba uri umufana wacu ibyo bintu uri kubyibaza cyane. Hagati aho ngaho ndaje tugaruke ku buzima bwa MK Original, tugaruke ku buzima bwa Mama Diane, tugaruke ku buzima bwa Eddie, twongere tugaruke ku buzima bwa Cyusa ndetse na Papa Cyusa ariwe Idirisa uzi gukina cyane akayagitingamo neza bigatuma ino filime igera akure cyane. Ubwo rero mbahaye ikaze kandi ndabaramukije ngo muze twongere tubane muri kino kiganiro kigiye kunyura kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel wavuga yuko kigiye kunyuraho rwose nari nabateguriye. Reka kize kinyureho ubundi tubiganireho tubisesengure tubirebere hamwe na hamwe ubundi kugeza kigeze ku musozo. Nge n'ubundi nk'ubusanzwe bagezaho kino kiganiro nkakibategurira nkakibandikira ubundi nkakinyuza kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel yacu ndetse ari nayo yanyu n'igisigo Legacy mugiye kubana. Ese ushobora kwibaza byanga bikunda nawe nimba warakunze ino filime y'umusore w'umukire uri kwibaza impamvu tutari kwa prodinga ngo ni yihe? Mumbabarire iyo ngiyo abariyo tubanza kurebera hamwe ubundi mubanze musobanukirwe impamvu tutari kwa prodinga turi kubicisha amatsiko y'ino filime ariko nubwo gose turi gutinda tubakorera ibirenze, turi gutinda tugira ngo izabagereho iteye ubwoba, turi gutinda tugira ngo niza muzayikunde, turi gutinda tugira ngo dukora ibintu bitandukanye n'ibyambere. Murabizi ko twabakoreye filime y'umusore w'umukire mukayikunda cyane, nyuma yo kubakorera filime y'umusore w'umukire tukabakorera filime tukayita For Love, iyo filime igakundwa cyane. Nyuma ya For Love tukaba tugeze kuri filime yitwa Umwanzuro w'urukundo. Ikintu kiri mu gutuma ino filime idasohoka ngo inyere ku muyoboro mugari wa YouTube channel ni kimwe gusa kandi byanga bikunda mugomba kucyumva mukatwumva kandi mukatwubaha nacyo mukacyubaha. Impamvu ino filime tutari kuyinyuza ku muyoboro mugari wa YouTube channel mu buryo bw'amashusho ngo igaragare, murabizi yuko turi mu bihe byo kwibuka. Nyuma yo kwibuka nibwo ino filime izanyura kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel witwa MK Original TV ubundi ikanyuraho mukabasha kuyikurikirana buri munsi umusubirizo nk'ukuntu byari bisanzwe. Bino rero ni ibihe tuba tugomba kubaha, ni ibihe tuba tugomba kuzirikana ubundi tukagira bimwe na bimwe twirengagiza tukaba tubyihoreye kugira ngo bino bihe rwose tubanze tubizirikane kuko tuba tugomba kubyegereza umutima cyane. Ariko nanone nagira ngo mbabwire yuko ubungubu MK Original arahari ameze neza cyane, arimo arandika filime, yamara kuzandika tugafata umunsi wo gushotinga tukazishotinga tukazizana rwose tukaziditinga buriya ziri hariya. Ndakeka tumaze gukora filime zirenga 15. Murumva byanga bikunda aho tuzagarukira mu cyumweru gitaha tugomba kubahereza filime buri munsi nk'uko byari bisanzwe buri saha ya saa 5 n'igice hano kuno muyoboro mugari wa YouTube channel witwa MK and Kamariza, hakanyuraho ikiganiro cyanyuze haruguru kuri iyo filime, ariko kuri channel yitwa MK Original TV hakanyuraho n'ubundi filime isanzwe mu buryo bw'amashusho. Ese ubundi MK Original murabizi yuko arimo arakundana na Cyusa ariko Idirisa atabishaka,
hari umugabo witwa Kayi wamwiziritseho, yari yaramuhunganye. Ese ubundi muri kubona bizagenda gute? Noneho ino filime murabona izagaruka imeze ite? Ese Cyusa azaba yarakunze MK Original koko bibanire nk'ukuntu byavugwaga, cyangwa se Kayi azagomeza kubyigaraguramo urukundo rwabo rukomeze gupfa? Ibyo byose turabirebera hano. Reka nze mbacire mu mayange kuri episode izakurikira, nubwo bwose tari yasohoka ngo igere ku muyoboro mugari wa YouTube channel, ariko buryo ki tuba twaraziditinze tukazikina njyewe mba mbizi, n'ubundi zinyura kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel twararangije kuzikora. Rero byanga bikunda ndifuza yuko nabanza ngabakorera ikiganiro cy'umusogongero kikazaza kigaragaza n'ubundi iyo filime yanyuze ku muyoboro mugari wa YouTube. Reka nse nk'ubacira mu mayange. Umuvandimwe witwa MK Original agize gutya, ubundi arangije aba yikundiye Cyusa, urukundo rwose rudasanzwe, urukundo wavuga ko urukundo nyarukundo, urukundo ruteye ubwoba, urukundo ruteye amatsiko, ariko aza gukunda Cyusa akundana na garafureri wiwe ariwe Kayi. Kayi ibyo bintu ntibyigeze bimushimisha. Kayi yabifashe nabi cyane kuko sigeze abifata neza. Murabizi ko byakomeje kuba urugamba hagati y'urwo rukundo rwe nawe, induru zikomeza kuba induru, urugamba ruba urugamba, ariko bakomeza kururwana kugeza ubwo MK Original agize gutya akarutsinda, akamwambura Kayi, ubundi akamutorokana akajya kumuhisha. Ese ubundi ibi ni ibiki ndi kubona muri no filime y'umusore w'umukire? Ese biri gucura iki? Ese bizagera kuri herezo? Mubona iherezo ry'ino filime y'umusore w'umukire ubundi ariri? Filime yo bayita umwanzuro w'urukundo, naho ikiganiro cyo bakita dukomeze kuganira twiyubaka. Ubu rero noneho wavuga yuko inkuru idasanzwe Cyusa yarangize gukunda MK Original. Saizi ngizi nagira ngo mbabwire yuko Kayi atakiri muri rwa rugamba rwo kurwana urukundo. Kayi nagikundana n'uriya mwana w'umukobwa, kuko byanga bikunda umuvandimwe witwa MK Original ari kumuganza rwose mu rukundo. Ese biraza kugenda gute? Amakuru yo mugomba kuyakurikirana muri ino nkuru kugeza igeze ku musozo. Nagira ngo mbabwire yuko mama wa Cyusa ariwe mama Cyusa nawe yarangije kubyijandikamo, yatangiye gushyigikira umukobwa witwa Cyusa. Aho mama Cyusa yagize gutya akamubwira ati noneho byanga bikunda Cyusa, nguhaye uburenganzira rwose, ugomba gukunda uwo ushaka, singomba kwinjira mu buzima bwawe, singomba kugutegeka uwo ushaka, singomba kugutegeka uwo ukundana nawe, ati kuko urwo rugo nimujya kurwubaka njyewe sinzarukubakira. Hatoya utazagenda ukagera mu rugo ubundi akagucunaguza akagutesha umutwe, bikarangira ugarutse mu rugo iwanjye kandi witwa ngo ufite umugabo. Rero nkuhaye uburenganzira bwo gukunda uwo ushaka. Cyusa yamurebye arangije aramwitegereza, aramubwira turakoze cyane mama, ndumva naguhobera, niyo mpamvu ugomba guhabwa agaciro, niyo mpamvu ugomba kwitwa mama koko nk'ibisanzwe, ni wowe mubyeyi nakabaye mfite. Ese ubundi papa we ni muntu ki udashaka kunshyigikira ngo nkunde uwo nakabaye nkunda? Icyo ngicyo ni ikibazo yabajije mama Cyusa, ariko mama Cyusa yamubwiye ati buriya papa wawe twabanye buryo ki ashaka kukubanisha n'uriya mwana w'umuhungu? Turabona yuko dusazanye, ariko nagira ngo nkubwire ko tudasazanye neza, ahubwo ari ukwihangana, ari ukwizirika, ari ukugira umutima ukomeye. Ese ubundi ibi ni iki? Ibi byo byaje gute byo kugutegeka ubundi umuntu wakundana nawe? Cyusa ati nagira ngo nkubwire yuko nkugarukiye rwose, kunda uwo ushaka, udashaka umwihorere. Ubwo byanga bikunda Kayi nubwo rwose yatanze amafaranga akabahereza imigabane muri ya kampani ye, ashobora kuba ari mu mazi abira. Kuko byanga bikunda Cyusa agomba guhita akunda murumuna we ariwe muvandimwe wa Kayi witwa MK Original, ubundi akaba ariwe bikundanira, akaba ariwe bibanira ubuziraherezo. Ese Kayi araza kubyifatamo gute? Ese umuvandimwe witwa Cyusa biraza kumugenderekera gute imbere ya Kayi? Ese Cyusa we araza kwifata ate imbere ya MK Original? Ese MK Original naza gukunda umuvandimwe witwa Cyusa biraza kugenda gute? Ese Cyusa we naza kumukunda, aramukundana amahoro, arumva koko Kayi bitazamugiraho ingaruka? Ese koko Kayi ko yari yabateye ubwoba avuga ati ngiye kubereka uwo ndi we, nimba atashaka kunkunda araza kumenya uwo ndi we? Ese biraza gucura iki? Biraza kugera ku iherezo riye?
ibuka gukanda subscribe kuri ino channel ufungura inzogera kugira ngo tuzajye tubasha kubana bashe gukurikirana filime z'umusore w'umukire zizajya zinyura kuri no muyoboro mugari wa YouTube. Nanjye tuzajya duhurira ahangaha n'abakoreye inkuru nziza cyane izajya inyura kuri no muyoboro.